Reka ngusuhuze cyane kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wowe nshuti muvandimwe ukurikirana ibiganiro nkugezaho kuri YouTube channel Icuriro TV. Ndakwifuriza kurama ndetse no kuramuka, ndakwifuriza kandi weekend nziza. Abantu benshi mu bihe bishize, mu minsi yashize bagiye bambaza ibibazo bitandukanye cyane byerekeranye n'ibigagari. Bagiye bambaza uburyo amagi y'ibigagari aba ameze n'uburyo ushobora kuyatandukanya n'ay'inkoko. Amagi y'ibigagari ikizajya kwereka no kuzayasanga uko uzaryitegereza ukabona ari igi rijya kuba ushobora no kwicaza ukabona riricaye, kuko aba ari igi kandi rifite igihu gikomeye cyane, ndetse witegereje uribonamo utuntu tutudomo tutagaragara cyane ariko tubonamo utudomo twinshi, mbese ubona uko witegereje neza cyane. Hanyuma igi y'ikigagari rero rijya kumera nkaho rihagaze cyangwa se nkuko mpande eshatu ibimeze ariko yiburungushuye, ko nabyita ni nko mu burungushure wa mpande eshatu, nubwo wenda iyo foromire itabaho sinzi, ariko nuko riba rijya kumera. Amagi y'ibigagari rero akaba ari n'amagi agizwe n'umuhondo cyane kurenza uko agizwe kurenza ibi, mbese niwango ni amagi agizwe n'umuhondo mwinshi cyane. Mu yandi magambo ushobora gufata amagi y'inkoko 10 ugafata n'amagi y'inkoko n'amagi y'ibigagari 5, ariko ugasanga ya magi y'ibigagari 5 niyo afite umureti mwinshi cyane kurenza ya magi y'inkoko asanzwe 10. Amagi rero abantu benshi bamaze iminsi bambaza itandukanizo ry'amagi y'ibigagari ndetse n'amagi y'inkoko zisanzwe, ariko ahantu bitandukaniye naho ngaho. Abandi bagiye bambaza rero kubigendanye n'uburyo naho niba ngo zishobora kuba ahantu hakonja cyangwa zishobora kuba ahantu hashyuha. Ubusanzwe izi ni inkoko ziresista cyane yaba mu bukonje ndetse no mu bushyuhe. Gusa iyo uzororeye ahantu hakonja ugerageza gufata imishwi y'ibi bigagari ukagerageza kuyishyira ahantu hashyushye cyangwa se kuyishyushya cyangwa se kuyicanira mu gihe nyine cya demarage. Hanyuma yamara gukomera kuzamuka, icyo gihe ihita yinjira muri resista. Amagi y'inkanga uri kuyabona hano ukuntu yaba ameze, aba ari amagi nyine atandukanye n'ay'inkoko, ariko ku rundi ruhande utabizi nyine wanabyitiranya. Abandi bakambaza ati se ni gute koko inkoko isanzwe ituraga amagi y'ibigagari? Inkoko rero isanzwe ituraga amagi y'inkanga rwose cyangwa se ibigagari, kubera ko ufata ya magi y'inkoko zisanzwe ukayakuramo mu gihe yateye ageze igihe cyo kurarira, urayafata yose ukayakuramo, hanyuma ugashyiramo amagi y'ibigagari yonyine gusa akaba ari yirarira. Iyo wibeshye ugashyiramo n'amagi ugasigazamo amagi y'inkoko yayo, iragenda ya nkoko igaturaga ya magi yayo bwite gusa, hanyuma ay'ibigagari ikayihorera. Ni ukuvuga ngo rero icyiza rero ni uko ukuramo ya magi yose y'inkoko, hanyuma ukayishyiriramo ay'ibigagari akaba ari yirarira. Iriyararira rwose igihe kirekire kigera ku minsi 27 cyangwa 28, hanyuma ikaba ikweretse imishwi. Ikimara gukwereka imishwi irayitoresha nkuko bisanzwe, ikayigisha gutoragura ndetse ikayikuza rwose neza nta kibazo. Hanyuma y'ibyo birangiye, iyo hashize mu byumweru usanga ya nkoko yatangiye kwitandukanya na ya mishwi, kuko ya mishwi nayo ubwayo nyine iba yatangiye kuzana amababa no kugaragaza nyine utudomo ubona ko bitandukanye na ya nkoko. Ariko iyo ari bwo inkoko ikiye turaga, ububona nyine ari imishwi yayo, ububona ari iyayo rwose nta kibazo, ububona natwo ari udukoko nyine dusanzwe, nta gupfa kumenya neza ko ari inkanga cyangwa se atari zo. Abandi bantu rero bagiye bakibaza uburyo ki zishobora mu buryo kurwara zavurwa n'iki. Izi nkoko ntabwo zikunda kurwaragurika, ziraresista cyane, ariko niyo zirwaye uko nazo nyine zifite umubiri, niyo zirwaye ukazivuza zikira vuba. Ni byiza cyane kujya unyuzamo woroye amatungo nk'ayaguruka ukayahereza imiti utagendeye ko yarwaye cyangwa se atarwaye. Hanyuma rero ikindi ni byiza cyane ngo ugerageza kuzorora zirare hejuru, zoye kurara hasi, kuko hasi ni bibi kuri zo, zituma mbese zitabasha kororoka uko bikwiriye. Izi nkoko kandi ubwiza bwazo bukomeye cyane, nuko abantu benshi none bagiye bibaza bakabaza ati se izi nkoko amasake yazo n'inkokokazi ataniye he? Muri video bibanza nari beretse ndabasobanurira aho amatwi ndetse
no ku mahembe ubasha guhatandukaniriza izi nkanga z'ibigagari, ndetse ukabasha no guhamenyera ingano yazo muri rusange. Abandi bakavuga ngo ese izi nkoko ntizishobora gutoroka ngo zigende? Ndakurahiye, izi ngizi nizo nkoko nziza cyane, iyo zamenyereye urugo ntabwo zishobora kuruvamo namba ngo zigende, kabone nubwo zagenda zatonda umurongo ariko zikagaruka ziri ku murongo, zikaza rwose zikagaruka mu rugo nta kibazo. Izi rero ni inkanga cyangwa se ibigagari. Amagi yazo ni ukuvuga ngo abandi bakibaza ese kubera iki zitararira? Izi nkoko zahoze ari zo mu ishyamba, ni ukuvuga ngo zamenyereje kubana n'abantu, ariko nk'ubu nkanjye hari zo noroye mbonamo ebyiri zirarira, izindi ntizararira. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira amahirwe rero nk'ayo ngayo, ariko ubusanzwe kugira ngo uzororoke ni uko amagi yazo uyahereza dendo cyangwa ukayahereza inkoko z'inyarwanda. Hari n'abakoresha imashini mu buryo bwo kororoka. Abantu benshi rero bakambaza ngo ese zigira uburemere, zigira ibiro byinshi? Nta biro byinshi zigira, kubera ko n'ubwoko bw'inyoni ni inyeshyamba, n'ubwoko bw'inyoni ziba zigomba nyine kubaho nk'inyoni, ariko kandi iyo bazigaburiye neza, wazitayeho, zabonye udusimba, zabonye ibinyampeke n'ibindi, zirakura kandi zikabyibuha zikaba nini. Izi nkoko kandi zigira isuku cyane kandi zitanga amahoro. Ni ukuvuga ngo ikindi si byiza rwose kuzibanisha n'inkoko zisanzwe, kubera ko izi nkoko z'inkanga n'ibigagari ni inebwe mu kurya, ntabwo zizi kurya. Niba zitazi kurya rero urazibanisha n'inkoko zisahuranwa, ako kanya za nkoko zajya zizicura, wowe ujye wibwira ngo wazigaburiye kandi utazigaburiye, uko zo ni inebwe mu kurya. Ndetse zishobora no kujya zikubita za nkoko zisanzwe, ukajya usanga za nkoko zisanzwe zifite ibikomere ntumenye aho byaturutse, kubera ko n'ibigagari byazikubise. Rero no kuvuga ngo icyiza rero ahubwo izi ngizi wazibanisha na dendo, aho ni sawa, wazibanisha n'inkware, aho ni sawa, cyangwa wazibanisha zonyine, aho naho ni sawa. Abandi bantu rero bagiye bibaza bakibaza amagi birashoboka, ariko aborozi bapfa kuguha amagi ni bake cyane, kubera ko amagi aba yakeneye cyane kenshi, ariko nanone nyine amagi turayatanga, amagi araboneka cyane, ndetse n'imishwi iraboneka cyane. Ibigagari nta muntu ushobora gupfa kukiba cyangwa kuza kuzifata ngo araziba, ntibishoboka, kubera imbaraga zigira, umuvuduko zigira, kuguruka kwazo, ndetse nijoroho zishobora no gusakuza mu gihe zibonye umuntu zitazi, cyangwa se zibonye ikindi kintu runaka zitazi. Abandi bantu rero nabo bagiye bambaza bakabaza ati se izi nkoko zigura gute, ibiciro byazo ni ibihe n'ibindi. Ubundi izi ngizi nanabikubwire, ni inkoko zigurwa mu miryango. Ntabwo wagura inkoko imwe ngo bishoboke, aba ari byiza kuba ufite byibura imiryango, famiye imwe, famiye ebyiri, cyangwa famiye eshatu, cyangwa famiye ine. Imiryango iba yaritoranije kuko ifashe nanone imiryango wowe wihurije, hari igihe zirwana. Imiryango rero iba yaritoranije ubwayo, ugahita imiryango ukayiha umuntu, ukamuha umuryango w'imiryango itatu, ugasanga bigenze neza. Ni ukuvuga ngo rero uyu muryango uba uri hagati y'ibihumbi 60 cyangwa se ibihumbi 50. Ni ukuvuga ngo ukazamuka. Ntabwo izi ngizi zigura ya mafaranga 10, 5 cyangwa ngahe, oya, zino ni inkoko nazo ziri mu nkoko zizamutse ku biciro. Ikindi cya kabiri ni uko izi nkoko ushobora no kujya uzahirira ibyatsi zikarya nta kibazo. Ndakwifuriza amahoro y'Imana.